Bana yanjye se koko birashoboka se se yaba ari we cyangwa ntabwo ari we ndebera ni munyana mwoka byaramo koko uriya ntiyanyanze anziza ngo nuko turi abakene twirira ibijumba tukibintu by'ibishyimbo biri aho ngaho bidapfushije hanyuma ngo sinabasha kumugura ifiriti none ndeba imari y'imyanda yo Yesu yana baramubuze sinabona ukuntu mbikubwira sinabona ahantu mbihera kubaho ndeba hanishwe n'agahinda n'umubabaro niyo mbitekereje mba numva mbese ibintu byose muri nge biba bihagaze munyana naramubuze maze icyumweru cyose cyumweru yes naramushakishije nanjye nabuze amarengero ye telefone narayihamagaye ntayiriho umva ahantu hose narahageze ahubwo iwa mu rugo wowe narahibagiwe niho nari nsigaje kuza kurebera abantu bose yagiye anyereka b'amashuti ye bose nagiye mbahamagara bose nyine nta rengero rye pe gusa ibyo bintu birashoboka koko umukobwa w'inkumi ntabwo yabura anyangira ibintu by'ubusabusa ngo sinabasha Mana we bite uko namwe mwashungire habaye Nese tudashungiye ntabwo ureba ura musazi w'umukobwa uri hariya wowe yebaba we uriya ni munyana nawe uramuzi Yesu uzifashire yari afite uvuga ko nawe umuzi uriya ni yari inshuti yanjye oye none ni inshuti yawe nge none yari sheri wanjye anyangira ibintu by'ubusabusa ngo sinabasha kumugura ifiriti ngo umukene ngo ibiki n'ibiki munyana ndebera nukuri we so yabaye kikoko ndebera basi nyine turamufata tumujyane mu rugo cya kwa muganga nyine turebe icyo dukora tujye tugende tumujyane use koko mana yanjye ni murumuna wanjye kandi niwe muvandimwe nagiraga niwe basigiye ngo mwite urumva icyatuma ntamuhangayikira ari igiki kumenyera ashobora kuba yarazize amatwi ye mabatumva nyine munyana ashobora kuba yarazize ko atakurikije inama za muganga guteze oya ntacyo nyine nuko twigeze tujyana kuri farumasi ambwira ko arwaye wasanga yarakoresheje imiti bamuhaye nabi nibyo navugaga oya hari ikintu nyinshi oya mama Bella oya Angel mbwira sha niba hari ikintu bizi ahubwo ndabona amasaha yagiye reka ngende hari umuntu twari dufitanye gahunda ngo urakomeza umushakishe uguraga umushakishe rwose ahubwo ngeza ku irembo gato ngende mfite gahunda ntakerererwa ntacyo reka nguherekeze ubwenda nawe uzamfasha kumenya amakuru umbwire ihangane rwose ukomeze ushakishe uzamubona nk'iki gihugu ntabwo umuntu yabura burundu ngo birangire nyana naramubuze pe icyumweru cyose kirashize ubundi tugenda imbariza kumure ari kuzamubona Bella ntabwo mbizi uzamubona munyana ntabwo ari umukobwa w'umwana mutoya ku buryo yabura ntabwo byabura guhangayika kuko amaze igihe kandi ntabwo umutima wanjye mba numva uri hamwe nyine ihangane ukomeze ushakishe reka ngende umuntu dufitanye gahunda ntamukerereza bonacyo urakoze kandi zaba musigare amahoro uyu mukobwa hari ikintu anyinze munyana ashobora kuba yarazize ubucucu bwe ashobora kuba yarazize kutumvira inama za muganga wa mukobwa w'inkinzi ibintu ushobora kuba hari ikintu uziranyeho na munyana ariko byose nzashyira mbimenye
uyu uriya mugore mukira mwana we umutima wari umvuyemo neza neza hito amaraso yari umurumuna wawe ntazangende ku mutwe rwose. Munyana ashobora kuba yarazize kutumva kwe, byanze bikunze Munyana ashobora kuba yarasaze tu. Ubundi buriya ngiye biriya bintu nari mbivuze. Aya ntibizankurikirane rwose, ntibizankurikirane ibintu bya Munyana. Ntagende mana yanjye koko Mana ifashe ntihazagira umuntu umenya ko ibi bintu mbirimo. Nese SP koko turamujyana ariko reka tumujyane mu rugo. Oya tumujyane kwa muganga rwo sajya gukora. Oya kwa muganga so ni ibintu babivura koko yasaze gute. Nase tutamujyana mu rugo gukora iki? Oya reka mujyane mu rugo basi ndashaka umupasiteri umusengera ibintu bimuvemo. Oya ahubwo ko mujyane wanye reka tumujyane kwa mukwenda hayi. Kumukuru oya reka tumujyane mu rugo hanyuma wenda ahamara nk'iminsi nk'ibiri hanyuma. Wibye ibyo bintu. Oya oya noneho tumujyane mu rugo hanyuma abaye abaturije kugira ngo basi. Oya wasanga mukurira mu rugo tumujyane mu rugo kwa mukuru. Oya reka tumujyane mu rugo hari abo tubana b'abatipe ntago bari buze kungora. Bagira imbaraga umusazi mujyanye ariko akakajyama. oya ntago umusazi ko bavuga umurwayi mu mutwe ubundi wabaye nta kibazo nose umujyanye ujya mumusubizeyo oya ntago uzana tumukuye yari epfo arimo agira ni mumusubizeyo koko sese wabibonye kagahungu nyamubwira oya namwe rwose ese ubundi mwamujyanye inde oya reka basi sese narabikubwira ariko none ndebera ibiraha ngaha narabikubwiye rwose dore wa kagahungu dore kazanye umusazi mu rugo ubusaro no meri uramubwira muti oya namwe ni mworoshye kubera ko utangiye gukora ibintu hano gutya namenagura ibintu bya meri uraza kuvuga iby'umuntu urabona ibintu ukoze araje atwika inzu none se akujyaho none agume hari hepfo mu myanda arimo agira ibintu byo muri ushinzwe gutoragura abasazi bose basi nyine reka tumufashe Nahume ibice bibiri umurongo wa mbere dore mu mpinga z'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we komeza ibirori byawe. Nana yanjye se koko kanze mpamagaye pasiteri basi ariko rero uretse cyenda ndabona n'uyu mukobwa ari namwiza none se kandi ibisazi afite biracyari bito yashobora no gukira. none se sister bamujyanye mu bitaro Ndera. Oya ibitaro se urabona uyu ari umusazi wo kugira ibi ni bya gakondo biba byamufashe buriya. oya reka mpamagaye pasiteri Oya turamujyana ndakwereka ahantu twamujyana kumuvuriza mu bapfumu. oya kanze Nyamara dore ngiye kugufasha uranze birarangira mbibwiye meri yereka mbivemo ndabona ntasi byari murimo uyu mukobwa ni mwiza njye ndabona ari mwiza yanakira rwose nubwo mwanze ko tumujyana mu bapfumu. nta nubwo arimo arayifata ubundi nk'ubu pasiteri aba ari mu biki koko pasiteri wamuretse ariko tukamujyana mu bapfumu. oya reka kandi ikintu kimwe hari umwana w'isi yangiza umuntu wamuvura nyamara urimo urahakana icyo mbabwira nkamwihorera ariko birarangira mbibwiye meri niwanga ndabibwira meri nawe kwitaba se kuko ntago ari kuyifata ifata ariko niba yibereye mu masengesho uramuhamagara umutesha umutwe kubera iki nakubwiye aho umujyana byakunaniye ako sibi byose ubu bikuye kubera iki none ndebera pasiteri koko arasinziriye
higura imihigo yawe kuko umubi yatsembye. Ni Samu. Yesu ashimwe Samu. Pastor mwaramutse Yesu ashimwe. Ntabwo munsi. None se hari akabazo naringize ariko mwe mumeze neza. Turaho turashima Imana rwose, ubu maze iminsi ndi ku musozi. Umwuka rwose ameze neza muri njye. Harya ntabwo wowe ukora mukobwa nari nakwetse wari umusheri wanjye kera cyagiye cyashize. nta n'ibindi wanavuga ubundi wawe ibizima se wavuga w'inzobe ukuntu uramwibuka. nibe nawe rero nagize ikibazo, yagize ikibazo nyine cyo guhura nyine navuga ko muri make yasaze. byawe ni ibitabi gusa uri gutwicisha. None rero nagiraga ngo ufashe nyine niba ufite akanya ukadufasha kumusengera. Rwose akanya ndagafite. Harya mutuye he? Reba hano hepfo uza hano mu Gacyamu ukuntu nyine ntabwo ari kure. Ugera mu Gacyamu ahantu babumbira amatafari. Reka noneho nshyiremo agakote mfata akamoto uhagarare hafi aho nyine nimagera uranyobora. Sawa sawa ndaje rwose ko ari cyo twahamagariwe se. nanga ngiye ko abo bapasiteri banyu banarondora reka nze nigendere kandi abanyabyaha uko mwabaye iteka muhora mwikeka amakosa. Ngaho muze hano hafi nyine tumusengere. Nkaho uhora unywa itabi nk'ubwumva uzabahute kuko ubona ndi kurinywa wowe ukazana abasazi, ubwo ari njye nawe wazanye umusazi. Umusazi ni reka mufashe arakira ariko atansiyo kunyitira musaza wanjye umusazi. Umusazi n'uyu muzanye mukurura hasi. Ese ni umusazi. Umabona ari we wabyiteye noneho. ako sister ndebera kano kajyamo mukanya mama naza karamubwira ngo iki. Mubwira ngo iki se ndamubwira nyine uko byagenze. Namubwiye no kumujyana ahantu yabyanze. Reka njye ndaje narakubwiye ngo urimwe urabyanga. Semanye ntabwo yemeye ko mufasha. Babase mu muceceke nyine pasiteri araje. Yishingiye abo basazi baza kumenagura ibintu byo mu rugo rwe. Undi hari ibyo yamenye. Kuntu amaze kudushotera inkono twari dutetse. Kuko mwana hari ibyo yamenye. ndashaka kwingeza mu Gacyamu. Konjo andi matese bose. Gusa nashiriwe. Ihangana. Nta kibazo. Mu Gacyamu nahageze hano babumbira amatafari. Ngwino umfate uyobora. Nihamagara.
ariko inzugi zanjye barazikuye ko madamu mugabo wari he nabuze ahantu yagiye gute yagiye hehe nzanye shaka amafaranga yanjye none uyu munsi cyangwa mu nzu yanjye twavuganye ibiki ntacyo twavuganye ariko madamu ajya nzasare nzavuge nsara ameze abayangana ese nagaruka n'abaye kuriya mbere yego ariko yari yambwiye ngo muravugana nta kintu nshaka kuvugana nawe si koko dore nyine umurwayi mfite n'uyu nguyu ureba ukuntu wamfasha nyine tumuzamura isengesho hanyuma nyine ture ko yakira kwizera niko kwa mbere mumwizerere kandi Imana iramukiza yego Mana yo mu ijuru turaguhamagaye muri aka kanya amen turahamagara imbaraga z'Imana turahamagara imbaraga z'ijuru yego amina turaguhamagara wowe wera wa Isiraheli uko ni ukuri muri aka kanya reka utegeke uboho abadayimoni bose ndabakubita hasi mu izina rya Yesu ndakubita hasi imyuka mibi mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu yirukana ndatokeje mu izina rya Yesu mwuka wera manu mu izina rya Yesu kiza bohora yego ndategetse mu izina rya Yesu amina kira aka kanya bazimu bahunga ndakubita hasi ngibyo biri kugenda ngibyo biri kugenda sohoka satani sohoka satani